Babe. Oh wow, wow. Welcome, Serie. Wow. Meze neza. Serie. Nasiko nkumbuye. Ndukumbuye mba numashaka kukureba. Erega nanjye mba ngukumbuye. Nziza cyane kabisa. Welcome. Oh wow. Serie maze nawe gukumbuye. Nanjye nawe ngukumbuye cyane. Ni karibu risa. Sare. No. Zamusiye musangira se? Oya Serie maze nawe ni Serie. Ni wowe uri kumwa iyi mitobe? Oh, babe. Okay, musuzugura kwe. Asubundi cyagiye? Sha urebye yagiye mu gitondo. Santé yagiye. Okay. Hanyuma ibintu bitwaririya. Namusanye akafi. Nagati Serie. Banzu gafora. Sha one yamatse. Banzu gafora. Sinakira nagashokora. Agashokora no, ongera na none. Se nanjye kuvuga akaji kandi akaji wakaje. Ngaki ibingibi ntabwo waje. Kugira ngo ariko urabizi ko ntajya nk'inzoga. Inzoga navuga ngo oya. Ntacyo. Kugira nkakubwire. Ariko jene nawe. Umva nyine shuri nabyo urabizi cyane kana mu gihe cyagiye guhengeza byose. Kana mugire uramwite. Tumwita uriya. Okay, bas. Just hug me. Wenda gutyo waraye. Oh, wow. Uranyuzwe? Mwiza kweli. Urakoze cyane. Mwiza kweli. Hapo nawe no. Ndendera gato. Ndasinzira tumbereka kana. Ubuse nagati mwana neza. Nizera kuzari kubona. Oya ndakubona. Okay. Bongera sinzire. Muziki? Nganguke. Oya bitambuka. Urebye muri ambiance. Oya, nuko uri murabyumva, babe, come on. Oya pe. Ngambira nganguke. Uhaguruka gato ariko sinziriye. Mana we usinziriye nawe. It's okay. Usembuwe. It's okay. Gaho kanguka. Wow, shiwe. Mana we, rero sikingi bari byo nari narabuze. Biri. Umva rero mbwira sheri wanje. Ibaragwe Eric yigeze biguha? Oya pe. Nta n'umusino. Nta musino. Cyane urakoze. Ibi rero nibyo nahoraga kubwira. Mbega kandi keza. Ibi nibyo nahoraga kubwira. Erega buranda gukunda biri. Shari njye n'ubu tumwe nekereza kure. Yego. Ndanekereza ibintu byinshi. Ujye ujya kure ntukajye ugarukira hafi ahubwo. Biracyaza ntabwo birarangira. Nyine ubu ndanekereza genda Eric ntera. Narebe nyine mu nkorera. Bikanira kwishima. N'agapombe. Uragakunda? Ndabakunda cyane. Lili? Ndabanza ariko mbanze nkaronge. Kuronga biba nabironze nawe. Karogeje? Yego. Wow. Byiza. Yego. Kutishimishije. Sheri ndishimye ntago bibona. Wow. Ariko rero hari ikintu kimwe numva nshaka kukubwira. Ngeke. Uribuka ibintu twaganiriye? Ubushize? Urabyibuka byose. Baby, gukunda iyo mbonye Eric arimo aragucinya. Njya mbabazwa cyane n'urukundo ngukunda, ariko ngatekereza uburyo Eric arimo arategura divorce. Nawe. Of course. No. Yes. Ari gutegura divorce? Divorce with you. What? Divorce now. Icyo nifuzanye ni kimwe. Ntabwo nshaka kazakubabaza ugateragira nk'abandi bagore njya mbona hari hanze. Ndagukunda. Kuba nge namenye yuko arimo arategura divorce. Ni ikintu kigaragara na buri muntu wese ashoboye kubona. Rero ngwino kuri ngewe. Umutima wanjye urafunguye, ngwino kuri nge. You see? Ariko Serie. Yego. Nyine umbwiye ibya divorce numva ngize agahinda. Ntabwo rubizi. Ariko natekereza nyine ibintu nkorera. Numva nyine nashaka agenda. Wow. Nashaka agenda twigumanire. Usko niba yita? C'est la pomme de terre. Nawe urakabya. Yego. Hanyuma reka mwere kandi kamusasa. Kandi kamubanze ni? Ijambo ngiye. Igeze ndiba y'umutima from bottom of my heart. Rahira. Of course. Reka ndagukunda. Cyane nanjye ndagukunda Serie. Ndagukunda cyane. Urakoze. Yego. Ni amatsiko pe. You know what we call this one? Wow, gashokora Serie ndagakunda we. Wow. Uziko nonda gushokora. Yego. Ariko nawe urabizi ko nyikunda. Ubundi niva Dubai utaha. Hari akandi kantu nzakuzanira. Use nagaje. Use ntabwo byumva.
ngize amatsiko uzajya ryari vuba ahangaha next week ndaba ndi cyangwa uzajya yonyine unzanire n'akandi kantu keza yego ndajyayo vuba ahangaha hanyuma n'utu tuntu twose ndabona tutameze neza ushobora guhindura imyenda yo mu rugo ariko izi shenete nazo ariko Eric yabaye ati kweli shari Eric ibyo ntayo byitayeho no ntabwo gakwiye kuba wambaye ibindi rwose utumaze n'ingiye mwizanira pepe waragoye kweli ariko humura naje humura naje rwose urukundo ngukunda ntabwo ruzigera na rimwe rucuye gusa iriya divorce nimara kuba nkugira ikibazo ndahari kandi ibintu byose nzabikurikirana kandi nzakwitaho neza sibyo icyangombwa nuko nawe nyine urabyumva nitugera nyine nawe uzambera intwari nzakubera intwari nzakubera umwana mwiza cyane wow amakuru ni meza mujyana ariko izi telefone zanyu nazo zisigaye zituma muhuga cyane manza ahantu nyine no kwimara stress byose hamwe akanicarire nyine irebera ibyo kuri Instagram na heza safety n'ubusitani bwiza pe hano ni heza kanamugire niba ari kamubwira kuzanira agatebe wicareho oya bihorere ndimo ndihuta ndihuta ku buryo uticara ntabwo nicara gusa nyine narinyuze hano kugira ngo ndebe ko bwa buryo wafashe bwo kuboneza urubyaro kimeze neza mujyana byo kuboneza urubyaro kuri njyewe si kubizi ko ari ibintu byanjye nararuboneje nta n'ingaruka nigeze ngira umva meze neza cyane ariko Imana ishimwe cyane imyaka 10 izajya gushira rwose 10 gusa izashira nshyiramo n'indi rwiza nziza rwose kuraje nyine nyuze hano urabona ko bakize amahirwe nyine kumva icyo kuboneza urubyaro bimaze abana benshi ufite ntabwo utesha umutwe oya n'abana babiri gusa mfite kandi kubarira ntabwo bizananira ntabwo bizakorera nubwo Eric yagenda nubwo atampahira ntabwo nzabura igitunga abana banjye ni intego nziza ariko nanone no kugenda si byiza wowe ukomeje ushakisha uburyo urugo rwawe rubonekamo amahoro mujyana nta mahoro oya ntakadashira wowe bigerageze gusa nyine ugira gushishoza muri wowe kumva amagambo hirya no hino ntabwo ndi umunyamazina ariko biravugwa sibyo nawe ushakisha uburyo ukurikirana gahunda za Eric gahunda z'urugo rwawe urebe ibintu bigenda byinshi nyuma bituma urugo rwawe rutagira amahoro ako mujyana ugira ngo ibyo ngiye nabibonera umwanya nta mwanya nabibonera none se ninde wabikugiramo nose ndajya gushaka amakuru ya Eric si ngombwa ko buri munsi uzaje kugendaho ariko nanone ugomba kumenya gahunda yirwamo sibyo ukurikirana ubwenge nk'umuntu mukuru mujyana nzagerageza ndebe uzagerageza reka nkomeze nzareba nibishoboka nawe uzabimenya sawa rwose turi kumwe gahunda nziza ma yego urakoze yego ese mujyanama kweri ngo nshishoze ngo ndebe neza ibya Eric washobora kuba hari abantu babyihishe inyuma hakuzi ko bishobora kuba ari byo ariko kandi nzagerageza ndebe n'ibyanga nzabireka cya Eric se ko tumaze kunanira nashaka azagende ntabwo nzabona undi mugabo uzampa Dani mani watoboye borosi ntabwo byangendera we ntabwo byangendera we yera nk'ingegera ariko Dani mbabereka nubwo bwose turi gusangira izo staff sibyo mbabwire ngewe ni kwipimana pe cyo umenya yuko urayuko navukiye mu muryango mu bipe sibyo navukiye mu muryango mu none mani nanagire ko no kuzajya nkora ibintu bibi mana mu kwipimana Jean bitewe n'ukuntu ngewe ibintu mari kubyumva katanu ku kandi urazi wowe wavukiye mu muryango mani kuri ibibazo byatanje mani nubwo tuba turi kuvanga amadiru nubwo niwe wanshyize muri diru wavukiye mu muryango nyine w'ibibazo squares ni kuri kose pe jewe wangiye afite ibiceri yego ariko se tutagiye dukora izidiru ngo twibonere ibicu wala urumva twabigira gute shamani diru z'amaraso man ngewe nakuriye ku muhanda
sibyo urabizi ngiye mba nibereye mu kavumo bya atari akenshi mba nibereye mu marigara ahantu mu ipori nka nakubesha wallahi zo zitangiye kumfata wallahi ngese ngiye kubesha umuntu niga yanjye nkawe gukira gukurira ku muhanda ibintu bitanje shamana sushonje man ndashonje man kuri kwimana ndashaka ngo ngatera nkubonere icyaka wallahi ni izina ry'Imana ariko ndi ikintu cyitwa amaraso y'umuntu kuyahuza n'ubuzima nakuriyemo ni ukuri kw'Imana ariko man ngewe Jean subona izi staff range ngiye kuzivamo ni ukuri kw'Imana ngiye kuzivamo akuzi ko police iramutse tubone mu ibintu yatumira nabi wa bizama amaraso y'umuntu mani government mani yakwiyongoje ningegera y'inzoga sinzongera no kuyima yakareka iki nizere yuko wabujugunya amata wakintu ngazane tani nakwituraho bayingegera oya ako nizere ko ibyo wambwira ko byari byo man ni ukuri kw'Imana ngewe zino diro ngewe ni ukuri kose ngewe diro zisaba nge amaraso ngewe ndi wapi n'ubu buzima bwo ku muhanda ubwabwo buba bumpagije mama dushaka ikindi kintu twakora man kidoreze bitunda kuri kose man abona via afite ibice ushaka uburyo muganiriza ku fresh turiko yakimenya si nkuko kose se tuve muri diro zira diro no bushima ariko inzoga yanjye mbyugunye Dani meze bite se cyane kese mukure kingo meze it's okay sha Dani umva naho ndi kubona diro zacu kwanza cyatanye hotel ingaro zimeze kutese cyane nyine kubona mwari ibintu byinshi ariko kamere izere ko wowe na Jean utazamvamo ngo munteza abayobozi n'iki muzi ko nabahaye ibicwa byanjye sibyo se ibicwa n'akazi byarabaye ibyo birarangira nose mbikora kuziga kumuguza niye nawe nibyo nakubwiraga ndikubona harimo ibintu bimeze nk'ingaro n'iki ariko nizere ko nyine mwebwe mutazaneza abayobozi we na Jean sisa kuna kurudi mu izo saga kunizere ko atari iterabwoba uri kushaka kutuzana ntabwo ari iby'iterabwoba mani ndi kukubwira ko nabahaye ibiceri byanjye mukabirya we na Jean nizere ko mutazamvamo mukanteza abayobozi ibyo biceri warabitanze nakazi kabyo kararangira ariko kugira ngo ibyo bangana byo bitameneka urumva ko nako nakazi gute nta kandi kazi uri gushaka kongera kundi ibindi biceri kandi ngiye narabishimye nakwishiye nabi narabishiye neza ubwo bwo no kugira ngo aciringa naje kuryo mutazanteza abayobozi nza ko sa kandi yege myo ni kukubira nukuri akona kandi kazi kaje kandi ntuzane ibintu by'iterabwoba nakaraka nagari kunko gute mwana w'umuhorandi reka nkeke Dani ndabura wala aho kugira ngo ngiye muzanteza abayobozi ngiye gushyira mwicanyi wa danje noneho barenze we na Jean ntushaka kubibwira Jean ngiye gushyira mwicanyi uzi icyo gukora uza akazi ala izo uri gutekereza ko izo zamfata ngewe izo ka mwicanyi ahubwo namwe barangize umva ngewe Dani ntabwo njya nkangwa n'ibintu by'abakobwa by'abagore okay sawa mina nguvu zangu sinkuburiye ubutabera burahari utaza kwitwaza ibyo bintu ngewe ndakubwiye ngo ngiye gushyira mwicanyi ntabwo ngiye kugendana nawe ubundi revenge zara shaka ungambanira nakumenya ubutabera burahari nari siwe zari na wewe baby yes numva igihe cyose turi kumwe ntagenda shashiri buriya reka nkwereke uziho inara utontu bumbwira mbonye nanjye ndanyuzwe yego baby byo nibyo mba nshaka mba numva igihe cyose twagumana umva ubundi niwe waremeye amagambo meza yego umutesi utetera mu gituza cyanjye mba numva iteka yagumamo bana wumva utwo yenduherukana tugiteretana na Eric nukuri yakubabaje baby sha nyine byararangiye to turese mama shanje nako araryoshye cyane wow nuri kubyumva wowe karyoshye cyane nyine mba nkunda amagambo yawe meza ubumbwira nyine hari igihe umuntu akubwira ijambo ukumva ukumva nawe birakurenze wow ayo magambo niyo waremewe Serie yego just hug me again hug me
ako si sheri ubu ngubu uragenda utageze mu nzu. Oh baby se ndageramo just 5 minutes. Nabibi Minute 5 yonyine nta kibazo. sibyo ariko na kakana erega shamba ngukumbuye nanjye ndagukumbuye. okay tugiye kujya ariko ngiye iminota 5 5 minutes seulement ubwo se niba ve 20 ariko turi kumwe nta kibazo. okay ngari ka tujya mu nzu. Let's go.